Yesu Kristo niwe mucyo w'isi, isi yose imurikirwa n'umucyo we. Afrika, Asia, Buraya, Oceania, Amerika, Trakitika, Ubirwa no mu nyanja, niwe mwami, niwe mwami, niwe mwami, niwe mwami, niwe mana igikiza abanyabyaha, twebwe abanyabyaha. Jyana umucyo muri Afurika, genda uyimare mu mwijima, bwira abantu bose barimo yuko Yesu akiza, ko yagukijije. Wiceceka, 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 jyana umucyo umurikira Afurika, ndabashuhuje mwese mu izina rya Yesu Kristo, mbahaye ikaze. Haleluya. Tugire ubuntu nanone. Imana yacu idukunda yongeye kuduha umwanya wo kugira ngo tuganire muri iki gihe cyakuwe mu bihe, kugira ngo twongere twibutse nabo Imana ishaka ko batunganya ibyo bagomba gutunganya muri uyu mwaka w'umwuzuro. Byose bigomba kuzura kugira ngo bizasagukire mu yindi myaka izakurikira, hanyuma bijye bivoma muri uwo mwuzuro, hanyuma bigaburire ibindi. Rero ndashimira Imana rwose, ndashimira Imana ko ndi muzima, ndashimira Imana ko na wa mutumirwa wacu muri gahunda y'imiyoborere mishya mu gihugu gishya nawe yabonetse. Iki kiganiro kikaba ari icya gatanu, icy'ubushize cyabaye 27 z'ukwa 12 kwezi gushize. Mboneyeho no kubifuriza nanone uyu mwaka wa 2024 w'umwuzuro. Ni umwaka w'umwuzuro kandi biragaragara. Rero wenda nanababaza abo ngabo bazi ko igihe cyakuwe mu bihe bakaba bari muri icyo gihe, muri iyi minsi 12 bashobora gukora ka evaluation k'ibyo bamaze kugeraho, kuko nta mikino, nta mwanya wo guta. Rero ndashima Imana, umukozi w'Imana Nehemiya Ezra we ambasaderi Jean Marie Mbonimpa yashubije ibibazo twakiriye byabajijwe namwe mwumvise ikiganiro, ariko nyine akanya kabari gato birasaba bya bindi byitwa seminari abantu banarebana kugira ngo ibintu bisa naho bisobanuka neza, ariko ntacyo bitwaye. Nubwo umunyarwanda yavuze ngo, nubwo ari umurundi wavuze ngo umunyarwanda aravuga buri gihe ngo ntacyo bitwaye, kandi biba bigitwaye. Rero turakoresha uyu mwanya neza ku nsanganyamatsiko y'uyu munsi igira iti imiyoborere mishya mu gihugu gishya. Hanyuma icyorezo kikaba amashyaka ko azavaho hagasigara ishyaka. Iryo shyaka rikaba ari ishyaka Kristo ku ngoma. Rero icyo kiganiro cyari cyakuruye impaka, ibibazo abantu bibaza. Muri bo ni ukuri harimo abakeneye kumenya, Imana ibaha umugisha. Harimo n'abapinga ibyo batazi, nka kwa kundi Yesu yabwiye bene wabo ati mutuka ibyo mutazi, abo nta no kubataho umwanya. Rero bimwe biri busubizwe na nyir'ubwite, hakaba ahubwo nanjye mwunganira, kuko ntabwo yamfukirana cyangwa ngo ngendane. Jewe ndi mwene so.
izina ryanjye murarizi ariko hari ryo mujya mwibagirwa ko ndi ijwi ry'imbuzi. Ndi ijwi ry'imbuzi ubu ntabwo ndabireka. Nayo sinzi niba nzanabireka. Nkaba rero ndi umuja wa Kristo Yesu niwe wangiza atya. Murebwere Marayisteri niyo mazina yanjye. Nkaba ndi mema mubo tuziranyeho, mubo dusangira icyayi. Haleluya. Mubo dusengana, mubo tugirana ibihe byiza mu mwuka wera. Mwami wanjye rero yamamagariye kumukorera mu buryo budasanzwe bwihariye, nuko yangize kandi niko akomeje kongera. Reka nihute rero mu kiganiro cy'ubushize, umwanya watubanye muto nk'uko abadukurikiye mwabyumvise, hasubizwa gusa ibibazo bitatu. Impamvu ari ibibazo bitatu mushobora kumva ari bike, ariko harimo A, B, E, C, hanyuma bikabyara n'ibindi hagasigara abantu nyine nanone bibaza. Noneho twongeye rero gusigarana kuko byose byari bitandatu, ari nabyo bigize ikiganiro cy'uyu munsi kigizwe na bitatu byasigaye. Ubwo ni ukuvuga icya kane, icya gatanu, icya gatandatu. Umwanya n'udukundira rero hashobora no kwiyongeramo ibindi kuko kimwe kibyara ikindi nk'uko mwagiye mubyumva. Nanjye rero nk'umunyamakuru ubu ngubu nsigaye nshinzwe ndi umunyamakuru w'inkuru zicukumbuye. Hari ibyo nshobora kuza kubaza uyu munyepolitike w'umukozi w'Imana udasanzwe ushishikajwe mbere na mbere nk'uko abyiyemerera, anabihamya bigaragara birafatika. Ashishikajwe mbere na mbere guhamya umwami, umucunguzi, umukiza wacu ariwe Mesiya Yesu Kristo w'i Nazareti. Hanyuma rero mbere yo kwinjira mu kiganiro nyirizina, mwankundira tugasenga abo turi kumwe n'abandi mwese, abo mvuga ni abari live, n'abandi mwese muzabyumva. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, Uwera wa Isirayeli, Uwiteka Nyiringabo, uhoraho, nanone tugarutse imbere yawe, tuje mu izina risumba ayandi mazina, izina ry'umwana wawe warimuhaye, wari wararimuraze buriya yaratararibona neza, atsinze urupfu. Nguwo tuvuga, nguwo uwo tubereyeho, nguwo uwadutoranije akatugabira umurimo we. Turamushimiye ko yasanze turabo kwizerwa. Rero Mwuka Wera nk'uko yagusize kugira ngo utwigishe, dusobanurire biriya yasize atubwiye, uduzane n'ibindi biri ku mutima w'Imana, udusobanurire kuko uri umwigisha mukuru. Turakwemereye kandi twongeye kukwakira, nubwo uduhora muri twe, nanone turakwakiriye. Twebwe n'ukuri ntabyo twize, ntabyo twashobora rwose, nta kwirarira muri ibi bintu. Ni wowe duhaye gahunda. Urakoze rero kandi ko n'ubundi uri umunyakazi, n'ubundi ni wowe ubutegereje ko abantu baguha umwanya. Turaguhaye rero, ngwino usobanurire iby'iki gihugu gishya, ngwino usobanurire iby'iyi miyoborere ngo utarigeze ibaho, hako ngwino bitwumvishe kuko n'ukuri biraruhije kugira ngo umuntu abyumve. Ngaho rero dufungura imitima, twebwe turimo kubivuga natwe biraturenze, nkanswe ababyumva. Ni wowe rero wabitwumvisha twese, kandi abo ushaka ko babijyamo akaba ari bo bashyiramo. Ndagushimiye rero Mwuka Wera ko wahageze kandi ko ufashe gahunda, mu izina ry'umucunguzi wacu mwami Mesiya wabari mu isi Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Wenda mbere yo kwinjira mu mwanya wo gusubiza ibibazo, Mwendata Nehemiya Ezra, nyakubahwa Ambasaderi Mbonimpa yabanza agasuza abatwumva, akaba kandi yakongera agasobanura muri make ni akarekaputura iby'insanganyamatsiko y'ibiganiro bine bimaze gutambuka. Iki turimo ndongeye ndabibukije ni cya gatanu. Iyo nsanganyamatsiko nanone yayobeye abantu, irimo gutuma bamwe barakara cyane ngo imiyoborere mishya mu gihugu gishya ni ibiki. Ibi bintu by'inzaduka, nyakubahwa Ambasaderi, umukozi w'Imana, imiyoborere mishya, igihugu gishya, ibintu bishya, uzamponda sinoga. Ugomba kubisobanurira cyane cyane mbere yuko abandi babyumviye nkabyumva, kuko igihe cyose ntazabyumva nzahora nkubaza. Nyakubahwa Ambasaderi, ni ibiki? Urakoze mwene data, umukozi w'Imana mukundwa, kumpa ikaze muri iki kiganiro kije gikurikiye nk'uko wabivuze. Icyo tutarangije tariki ya 27 z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize wa 2023. Rero
nishimiye kubana nawe muri izi studio z'ububyutse muri Afurika yo hagati. Ndagushuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, izina risumba yandi yose mu isi yacu no mu ijuru. Haleluya. Shuhuje kandi bene data bose dusangiye umuhamagaro, mpereye kubahishuwe. Abahishuwe bahishuriwe ubwiru bwinshi, ubwiru burimo ubwiza bw'itorero rya Yesu Kristo rya nyuma. Tukaba mu by'ukuri twaragiriwe ubuntu bugeretse ku bundi nk'uko dukunze kubivuga. Mwene data umwe wiyizi we akongeraho ko turi ba privilégié de haut niveau, kandi koko ibyo ni ukuri. Umwami wacu Yesu Kristo waduhamagaye ahabwa icyubahiro cyose. Amen. Sinabura kandi gusuhuza no kuragiza Imana mu burinzi bwayo butavogerwa. Bene data bari ku bicaniro mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika yo hagati. Ndabubashye kandi nkomeje kubana nabo muri gahunda barimo kubashyigikira. Tubashyigikire kandi tubaturireho ijambo Paulo yandikiye Abakorinto, ni mu Bakorinto ba mbere mu gice cya 15 ku murongo 58 haravuga ngo, nuko bene data bakundwa mukomere mutanyeganyega, murushaho iteka gukora imirimo y'umwami, kuko muzi yuko umuhati wanyu atari ubusa ku mwami. Haleluya. Reka nsoze nihuse indamutso nsuhuza kandi nsabira kongererwa umugisha mwene data uri ku buhanga bw'ibyuma. Ijuru rishobora uyu ni utuma dushobora kuganira amajwi agahita, ibiganiro bikagira ko bigenewe. Nawe umuhati we ni w'agaciro kenshi muri uyu murimo. Nyir'umurimo akomeze amwishimire, umwuka wera akomeze amwagure mu mpano yamwihereye. Amen. Izo zari indamutso kandi nazo ziba ari ngombwa. Nibyo mu gifaransa bita ngo un agréable devoir. Nice duty mu cyongereza ni n'ikinyabupfura. Mu Kinyarwanda ni mu Kinyarwanda ni agréable devoir. Ni mu Gifaransa ni ikinyabupfura cyane ko gishimisha, kuko gusuhuza abantu burya bituma tugendana neza. Tugendana neza yego. Nyuma y'indamutso rero, kubera ko wambwa n'umwanya wari na mutoya, mbere yuko ngusubiza ijambo ngira ngo wari unsabye ko nakwibutsa muri make iby'insanganyamatsiko y'ibi biganiro bimaze kuba bitanu. N'iki tukibaze. Ibyo biganiro tukaba twarabitangiye tubiganisha ku miyoborere mishya mu gihugu gishya. Imiyoborere mishya mu gihugu gishya. Ntagombye gusubira mu byo twavuze byose kuri iyo topic kuko ari birebire. Nakwibutsa ibintu bine. Nakwibutsa ibintu bine. Wenda twabanza tugasubiza ku kakaririmbo. Kakaririmbo kuko nako kujyana umucyo muri Afurika nabyo biri mu byo duhamagariwe. Ese muri Afurika hose ko hari mu mwijima mwinshi, none kugira ngo ushiremo Yesu aragutumye kuvuga gutuma wiceceka cyane umucyo umurikira Afurika, abo Afurika. Nibyo koko. Nta guceceka twahamagariwe kuvuga ubutumwa bwiza bw'ubwami. N'ubu nibyo turimo turavuga ubutumwa bwerekeye ubwami bwa Yesu Kristo muri iyi miyoborere mishya mu gihugu gishya. Nari mvuze nti mbere yuko dukomeza reka nibutse nibura ibintu bine wenda bituma nk'abatangiye kutwumva ubu ngubu basobanukirwa n'ibyo turimo ibyo ari byo. Icya mbere ni uko u Rwanda ruriho umuhamagaro rusangiye n'ibindi bihugu byo mu biyaga bigari nk'u Burundi na Kongo y'Iburasirazuba. Icya kabiri nk'uko higeze kubaho ikiswe CPGL
abanyarwanda bo mu kigero cyacu bamaze nibura communauté économique des pays de Grand Lac, ndumva yagiye muri 76 niho navuga nti abajene wenda bashobora kuba batazi iby'iyo CEPGL, ariko iyo CEPGL yigize kubaho communauté économique des pays de Grand Lac, uwo muryango w'ibihugu bitatu, donc u Rwanda, Burundi na Congo, mu by'ukuri washushanyaga ukwishyira hamwe kw'ibyo bihugu mu mugambi w'Imana, kuko Imana ibifiteho umugambi ibyo bihugu. Ubwo rero mu gihe kije hagiye kubaho igihugu gishya cyagutse, gihurije hamwe abanyarwanda n'abumva ururimi rw'ikinyarwanda. Oya, ko ni umuhamagaro uri ku biyaga bigari, kandi ntawe bihuriye n'ukuri n'ibyo bishyushya imitwe benshi bateraniramo amagambo nk'ibyo warubuze ngo Empire Hima Tutsi, hari n'abavuga ngo balkanisation du Congo. Ibyo ntawe bihuriye n'iyo bishyushya imitwe, kuko umugambi w'Imana wo ku bihugu by'ibiyaga bigari urazwi, ntawe uhuriye n'ibyo byose. Bo icya gatatu nakwibutsa ni uko imiyoborere muri icyo gihugu gishya ntaho izaba ihuriye n'ibimenyerewe. Twasobanuye ukuntu hazabaho ubuyobozi bwubaha Uwiteka Imana rurema n'abahanuzi bayo, bwemera ko Yesu Kristo ari umwami w'abami. Ari nayo mpamvu icyo gihugu gishya kizaba kigendera ku bwami, ibimenyerewe bya repubulika, demokarasi, amashyaka, amatora byaracyuye igihe, mbega bitagihuje n'icyo tugezemo. Ni wowe uvuga ibyo ngo demokarasi, ngo repubulika, ngo wapi? None se ntabwo bihuje n'ubushake bw'Imana nyine. Kandi icya kane nacyo nshaka kuvugaho, nacyo nyamundangirizaho mbere ko musubiza ijambo, nuko turi mu gihe cy'Imana cyavanywe mu bindi bihe. Ari nayo mpamvu abadahishurirwa iby'ibihe by'Imana bizabagora gusobanukirwa n'ibyenda kuba. Ariko abo bahozeho n'ubundi. Ariko bahozeho, ariko muri ibi bihe njye nifuza kuba nacira amarenga abanyapolitiki n'abandi baharanira ko ibintu bihinduka mu bihugu byacu, mbibutse iki kintu twakomeje gutsindagira no mu biganiro byashize. Impinduka nyazo, impinduka zizana amahoro arambye muri ibyo bihugu, ni izizakorwa hakurikijwe umugambi w'Imana ujyanye n'umuhamagaro uri ku karere k'ibiyaga bigari, nk'uko twavuga mu kanya kashize. Ibindi byose abantu birukankamo ngo barashaka impinduka, ntacyo bishobora kugeraho. Ni kuzabasobanurira umuhamagaro rero. Tuzafata igihe gihagije cyo kugira ngo nyine tubigarukeho, ariko ndi kwibutsa nihuta, twagiye tubisobanuraho gusa no kunyira igihe cyo kidahagije, ariko ibyagiye bigerezwa kugeza ubu ngubu mu miyoborere y'ibihugu byubakiye ku musenyi, niko twakunze kuvuga. Kandi bikenewe ibyanyabyo ni ibyubakiye kuri Yesu Kristo, we rutare rutanyeganyezwa. Bongo ibyo muri make ibyo nifuzaga ko nakwibutsa ku bijyanye n'imiyoborere mishya mu gihugu gishya Uwiteka agiye kutugabiza, kuko abatwumvise wenda guhera ubu nagira ngo bumve neza aho ibintu biganisha. Nari ngushubije ijambo. Ngushubije ijambo wenda mbere yuko njya ku kibazo cya kane, kuko ubundi mbere byari bitandatu nk'uko natangiye mbivuga. Yego. Tukaba twari tugeze ku cya kane, wenda nakubaza aka kantu. Ibyo bya Kristo, bya Yesu, tuvuge ni nk'idini rishya wazadusobanurira? Oya, ahubwo akazi karacyari kenshi wa mugani, ubutumwa buracyari burebure, kuko n'ibyo by'amadini nabyo tuzabigarukaho. Kuko muri icyo gihugu gishya, muri iyo miyoborere mishya, nta mwanya amadini neza bagifite. Donc amashyaka ya politiki, amadini, ibyo byose mu by'ukuri birwanya umugambi w'Imana. Kuko n'amadini nicyo abeyeho mu by'ukuri. Amadini yabaye ibikoresho bya Satani. Uzi ko wakumva wagira ngo urigiza nkana cyangwa urimo urakinisha abantu. Kuko ni ikintu cy'inzaduka, n'abanyabwenge nta muntu uravuga ibyo. Ariko n'ibyo navuga mu kanya ni igihe cy'Imana nyine, igihe cy'Imana kigeze, haza nyine ibintu by'inzaduka bitigeze bibaho. Hari abagirwa ubuntu bwo kubihishurirwa no kubitahura. Ari nabo bake, kuko akenshi nyine ni ibintu byo mu mwuka mbere na mbere. Hari ababa bategereje ko ibintu ngo bigaragarirwa amaso. Abo ngabo rero nibo bazagira ikibazo cyo kujya bumva ibintu aho bigeze cyangwa aho bigana. Babandi bitwa ko bashyira mu gaciro. Niko byitwa.
abo bavuga ngo ni realiste ngo ni specialiste ngo ni enfin bon ariko ibihe turi kwinjiramo kugira ngo umuntu abisobanukirwe ni ukuri bisaba kugirirwa ubuntu kuko ibyinshi n'umwuka wera ubisobanura. Yesu aguha umugisha ni birebire ni ukuri nk'ubu ngubu nk'ibingibi umaze gusobanura mu magambo make mu mfunyo wa mugani wa wundi simbizi wa wundi ugeze vuga ngo araribwa nanjye wavugaga nanjye nkaribwa kuko numvaga ashaka kubaza ibibazo byinshi ariko nta mwanya dufite. Ni bimwe abanyarwanda ngo bashonje bahishiwe kuko hari byinshi tuzagenda dusobanura kandi no kuri Imana izadufasha tubisobanure kandi nyuma y'iki kiganiro reka no kurirwa nimbyinjiramo kuko nanjye hari ibyo mfite nanjye nabwira abantu ko bahishiwe. Gusa mbere ko dukomeza nagira ngo nibutse nk'ababa badufatiye hano wenda batumbitse ibya mbere bazajya kuri YouTube kuko birahari ibiganiro bya mbere. Iki ni cya gatanu nkuko twabivuze. Hari icyahise tariki ya 3 z'ukwa 11, hari icyahise tariki ya 13 z'ukwa 11, hari n'icyahise tariki ya 27 z'ukwa 11 na kira tutarangije ubushize cyo kuri 27 z'ukwa 12. Ibyo biganiro birahari kuri YouTube kuri channel Bubyutse muri Afurika hagati, cyangwa se abantu nyine bakabishakisha banditse muri ahagenewe gukora recherche imiyoborere mishya mu gihugu gishya, donc abantu bazajya bamenya aho byatangiriye naho bigeze ubu ngubu. Urakoze cyane Yesu aguha umugisha rwose. Reka dukomeze rero dore n'igihe sinzi icyo kitwangira, igihe kiba kihuta cyane. Ikibazo cya kane rero dukomereje ku by'ubushize cyerekeye ibyavuzwe mu isezererwa ry'amashyaka ya politike n'ibyo yigishaga birimo demokarasi na repubulika. Ibyo nibyo bintu na bibiri bishobora kuba byana gukoraho, kikaba gikubiyemo ibintu bine. Abanyarwanda kubipakura ingoma cyangwa gikolonize rwose twese tubizi kandi jewe ndabizi na cyane noneho dore imyaka 62 irarangiye koko mu by'ukuri bumva bazemera guhora repubulika pe bakemera no demokarasi bakabihara none ngo bakamera ngo ibyo bwami ngo mwigisha ariko ubwo urumva ibi ngo bya ko byonyine ngo nonsense. Ikibazo kirumvikana ahubwo urabibuze nibuka muri 87 tubyinira kuri stade Amahoro ngo 25 tumaze imyaka ngayo Abanyarwanda muri repubulika 25 nibyo nyine Abanyarwanda bishimiye repubulika ko yuvuyeho igasimbura ubwami 1961 ariko iyo warubarije ngo ese ngo abantu bazemera guhara repubulika ngo bemere ubwo bwami bwanyu kubireka gusa ubanza tutarumvikanye neza. Iyo tuvuga ko repubulika icyo igihe ko hagiye kujyaho ubwami ntabwo ari ubwami bugarutse, ntabwo ari ubwami bugarutse abaga hasobanura kuko ubwami bugiye kuza ntaho buhuriye n'ubwigize kubaho bikubita ku bikomere byo kubaheka ntaho bihuriye rwose kuko n'agasuzuguro nabyo kuko ubwami bwa kera bwari bwarahejeje Abanyarwanda benshi mu bucakara mu buhake ntaho bihuriye ubwo bwami nyine ntaho buhure n'ubwo bwabayeho mu Rwanda ku gihe cya cyami na gihake. Iyo ngoma ya cyami na gihake wamugani yateye ibikomere byinshi mu mateka y'u Rwanda. Wari unabivuzeho guheza abantu mu bucakara ibyo rero ntaho bihuriye. ubwami tuvuga ni ubwami Imana igiye kwimika mu biyaga bigari, ubwami bwa Yesu Kristo buzamuhesha icyubahiro nawe agahumugisha igihugu n'abagituye binyuze ku itorero rye rya nyuma rya nyuma ubwo tuzabisobanura neza mu bihe biri imbere kuko iryo torero niryo rizajya ritanga imirongo ngenderwaho kugira ngo ubushake bw'Imana bwubahirizwe mu ngeri zose muri icyo gihugu gishya. Naho uwaba gikomeye kuri repubulika yewe ubu nyine ndabwira umuntu kugira ngo abigire ibye. Urabwira umuntu ku giti cye ndabwira umuntu ku giti cye ngo abigire ibye aramutse amenye imiterere y'ubwami bugiye kujyaho ubu ngubu turi kwigisha twebwe ndibwira ko ahubwo yahita yinduranya amagambo agasenga kenshi ishengezo
isengesho rya data wa twese cyangwa dawe uri mu ijuru harya Yego. ahavuga ngo ubwami bwawe buze cyangwa se ngo ingoma yawe yogere hose, natwe tukikiriza ngo dawe uri mu ijuru ingoma yawe niyogere mu Rwanda, mu Burundi, mu burasirazuba bwa Kongo n'ahandi hose mu biyaga bigari igiye gutangirira, ubundi ikazakwira isi yose, amen. ibintu ko numva ko numva ahubwo noneho sinzi data wa twese uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze. ubwami bwe bwaba buza buva he buriya? None zo ubwami bwe wundi tuzi ko buri mu ijuru, noneho aho ibihe akabuzana bigeze kugira ngo icyo ashaka gikorwe munsi nkuko gikorwa mu ijuru, kandi iyo ni ijambo ry'Imana, nibwo bushake bw'Imana. Yewe reka nose ubwo bwami wowe wabwanga koko wabwigizayo buramutse buje ubwo ngiye mburipo. Yego nyine nubwo ushaka nyine ikibazo niba abandi niyo baburimo hariye batabimenya kuko ngo hari ibimenyetso baba bashaka ibifatika, ariko nabyo bizaza Imana ishimwe. nabyo bizaza ubu uretse igihe nk'ubu ngubu nashobora kubaza akaba ari ibingibi dutahira, ariko reka njye kuri B. None se ko mwemeza ko amashyaka ya politiki azacibwa ngo azavaho, none se politiki izagikorwa nande se? Mu buryo bwa kinyamwuga, kuko abantu bize politiki siyanse politike siyanse administration politike, hanyuma politike siyanse administrative international consulaire niko kinyamwuga. uretse gato bisubiririze rimwe. Mu buryo bwa kinyamwuga politiki izakorwa ite? Mwanavuze ko ntawe uzongera kuba umuyobozi w'igihugu ngo adakijijwe. Ibi bintu byo gukizwa mugenda musurinya, ibi bintu ngo by'agakiza bya Yesu, musanzwe muzi ibintu bya Yesu ukuntu biteza ibibazo, ngo ntawe uzongera kuba umuyobozi muri ubwo bwami adakijijwe. Ibyo mwumva bishoboka? Ntibyakwitwa ivangura? Bisubirize hamwe, reka nsubiremo wenda. ndabyumvise kuko ni ibibazo bwa wa mugani abantu babaza, kandi ni ngombwa ko abantu basobanuza. Twanabivuzeho mu kiganiro cyo kuri 24 z'ukwa 11 uko amashyaka ya politiki mbega nta mwe yazaba gifite mu gihugu gishya. Turanabirambura dushingiye ku ijambo ry'Imana, wenda ubu ntabwo nabigarukaho. Abantu bazaye kumva icyo kiganiro kuri 24 z'ukwa 11. Gusa mu gusubiza icyo kibazo navuga iki kintu, kuba amashyaka ya politiki yazavaho ntibizabuza ko politiki ikorwa, igakorwa n'abantu b'inyangamugayo babifitiye umuhamagaro, kubera ko igihugu kizaba kigomba kuyoborwa bagituwe n'abaturage bagomba kubona imibereho myiza nk'amacumbi, amafunguro, amavuriro, amashuri, itumanaho n'ibindi byangombwa by'ubuzima tutarondora. Mu kiganiro cyihariye buriya tuzarambura iby'imiyoborere mishya n'amahame remezo za principe ubuyobozi buzashingiraho. Ariko nyine ikizwi twakunze no gutsindagira ni uko ubuyobozi bw'igihugu buzaba bwubaha Imana rurema n'abahanuzi bayo, bukemera ko Yesu Kristo ari umwami w'abami, bukamuhesha icyubahiro mu byemezo byose bifatwa, bukagendera ndetse ku buyobozi bw'umwuka wera. Ni ibintu nyine bidasanzwe. Wagira ngo nitorero, wagira ngo tujye mu materaniro. Nzi ko ari ubwami bwa Yesu Kristo nyine, kandi bugomba kumuhesha icyubahiro. Itorero rizagira umwanya munini nyine wo gutanga icyerekezo kugira ngo hakorwe ubushake bw'Imana. Ubwo rero ibyo birasubiza mu by'ukuri ikibazo cy'uko uzaba mu buyobozi bw'igihugu agomba kuba akijijwe. Ariko ibyo ntabwo urimo kumva ko ari ivangura? Oya, nta vangura ririmo, kuko umuntu wese azaba afite amahitamo, ndetse hazanatangwa n'amahugurwa ku bifuza gukoreshwa ibishya, bakabyinjiramo basobanukiwe neza ibyabyo. Donc ndumva nta vangura rwose ririmo. Ahubwo ndetse uvuze ku bayobozi, ahubwo wenda nabyo tuzabisobanura mu minsi iri imbere, uretse no kuyobora no kuba mu bayobozi b'igihugu no kugituramo ubwabyo. No kugituramo bizasaba ko umuntu azaba yarakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we. Mwese mugiye kumera nka biriya bihugu by'Abarabu ngo bya Sharia ngo bya Sharia ngo Sharia muri Irani cyangwa se Arabia Saudite ibintu nk'ibyo. Nuko igihugu amahame ya Islam noneho mwebwe ni amahame ya Yesu Kristo. Yego ushobora kubyumva gutyo, kuko
wenda ukoresheje imvugo yumvikana iyobokamana cyangwa teokrasi cyangwa teokrasi nibyo bitanga umurongo nyine ubuyobozi bw'igihugu bugenderaho kandi birakurikizwa ubwo bizaramburwa neza nyine mu minsi iri imbere kuko wenda abantu bakeneye no kumenya bati principe zimeze zite itegeko nshinga rimeze rite abatazabyemera kandi bafite uburenganzira nabo n'abanyarwanda cyangwa abarundi cyangwa n'abanyekongo babwira ikinyarwanda ikigomba kumvikana nuko ibintu wamugani bizaba ari ibintu bidasanzwe ari ibintu bishya ari igihugu cy'umugisha igihugu cy'umugisha donc ibintu rero byakurura imivumo cyangwa se urashaka kuvuga ko ayandi madini cyangwa ibindi byose bikurura umuvumo oya icyo mvuga nuko utazemera gakiza utazemera gakiza nta ibintu bya Yesu utazemera gakiza none se Yesu Kristo azavuze ati mbahaye igihugu cy'umugisha umuntu uze yazahitamo umuvumba akanga umugisha yewe muracyafite akazi ko gusobanura yewe uzagenda bisobanuka buhoro buhoro ariko cyakora ni ngombwa ko abantu bibaza kuko ni ibintu bitigeze bibaho mu by'ukuri ni n'izo ngero wafashe nko mu bihugu bya Isilamu aho mugane ubuyobozi buba bushingiye ku mahame ya Isilamu n'iki nabyo ubona ko abantu batabyakira mu by'ukuri cyane cyane barabivangavanga kandi byo sinzi ko nta n'umudendezo burimo kuko agakiza muri Yesu Kristo mbere na mbere n'umudendezo donc urumva ntawe bihuriye n'ibyo bintu bya sharia noneho no kwempoza rero noneho kuba ni igitugu ntabwo ari igitugu ni amahitamo ni amahitamo donc kandi igihe hariho ubuyobozi bugomba guhitiramo abene igihugu inzira ari ngiye no kubaza ibibazo kandi ari ngiye urimo kubaza hari se rero niko murimo gutesha agaciro amatora na demokarasi kandi bamwe mu banyapolitiki b'abanyarwanda bari kwitegura kujya mu matora y'uyu mwaka 2024 ariko murumva mutari gusigazwa inyuma n'amateka kwe bamwe baratera imbere namwe mukazana ibindi bintu abantu badasobanukiwe neza mu magambo make wagira ikintu bitubwiraho iyo ni imyumvire nayo nyine itagihuje n'ibihe tugezemo ibihe turi kwinjiramo ku byerekeye amatora ngo azaba mu Rwanda mu mwaka w'uyu mwaka n'uyu nguyu wa 2024 ngo bamwe batangiye kwiyamamaza ubwo rero hari abayahanze amaso cyangwa abayabonamo amakiriro abantu uburenganzira bwabo wenda ubwo ayo matora azakorwa cyangwa ntazakorwa kubiza Imana n'umwana w'umunyarwanda gusa twebwe aho urampanikiye amatora azakorwa cyangwa ntabwo azakorwa ariko ibintu ni bibiri ashobora kuba cyangwa ntabe bizabyara ikimanza cyangwa inyana none ibyo mvuga nti biza Imana azaba cyangwa ntazaba gusa twebwe ikibazo cyacu ntabwo ari amatora twebwe icyo duhagazeho kandi kiri mu bushake bw'Imana ni uko mu gihugu gishya Uwiteka agiye kutugabira ibyo by'amatora demokarasi amashyaka n'ibindi bijyana nabyo ntabizaharangwa bitabujije ko igihugu kizayoborwa nk'uko bivuga mu kanya uko bikwiye ndetse hakagaragara itandukaniro hagati y'ibishya tuzaba turimo n'ibizaba byaravuyeho ahubwo numva nabisubiramo ni ukureka mbisubiremo ntawe tubujije kujya mu matora cyangwa kwiyamamaza muri sisiteme iriho ubu ngubu ntawe tubuza kujyayo rwose ko bijyamo kuko ibyo ntabwo bitureba twebwe kandi si impamya ko turi gupfobya ngo ayo matora na demokarasi kuvuga ko bitari mu bushake bw'Imana ko igihe kizagera bikavaho kandi nibutse ko ibyo tuvuga tubishingira ku ijambo ry'Imana mu biganiro bishize twarabirambuye mu buryo buhagije mwarabonekewe ushobora kubyita gutyo da kuko hagomba ihishurirwa hagomba ibyo umuntu yakwita vision kandi iyo vision irahari nyine niyo tuzagenda dusobanura twaranatangiye gusa nyine nk'uko twabivuze nigeze gukoresha ijambo nyine rikoreshwa cyane ubu ngubu ngo bicanga abantu kuko nyine bitandukanye n'ibyo baba bamenyereye ahubwo ndetse ubwo turi kumwe kandi nawe ubisobanukiyeho kundusha wenda icyo nagusaba ni uko wenda wanyunganira kuri iki kintu bibyerekeye amatora bibyerekeye ngo impinduka nyine abantu bumva ko zaje ko ndibuka ko wigize kujya uburira abantu bari mu buhungiro bashobora kuzashukwa nuko ngo
hari pardon mbabarire ndavuze nti hari abantu bashobora kuzashukwa nuko ngo hari impinduka zibaye kandi ari za nyirarureshwa bakihutira gutaha impinduka nyayo itaraza. Ndumva bageze kubwira abantu bitondere babyitondere ko bashobora kuzisanga mu bintu byo kugira ngo hasohozwe ubuhanuzi bw'uko hari abazabumbirwa hamwe mu bugome. Hari ukuntu kubisobanura sinzi niba wafata wenda nk'umunota umwe ukaba wagira icyo ubivugaho. Yewe naba ngiye kukurya umwanya kuko ninjira mu Baroma 11:32 naba ngiye kukurya umwanya kuko sinzi ko nabasha kubivuga. Oya, icyo nshaka kuvuga nuko niyo nayo matora yaba wenda akarangira hakajyaho wenda ibibaye nk'impinduka, si impamya ko izaba iyo mpinduka Imana ishaka. Ariko ibyo narabibasobanuriye, nababwiye ko ibibanziriza impinduka nyakuri ntabwo ari byo. Rero abari mu mugambi w'Imana nibo nabambwira ko ibigiye guhurura byose batahururana nabyo. Yego. Kuko ntabwo ari iby'Imana, ni iby'abo ngabo bagomba nyine kubanziriza ibyo. Abari mu mugambi w'Imana no kuri bumve ko bataziyahura ngo bizaba bigaragara ngo bikuyeho FPR. Rwose icyo ngicyo naragisobanuye, ariko niba na ngombwa nzagisobanura. Mukanya turanywa amazi, ariko mbere yuko tunywa amazi ngenda nashaka kuyanywa. Inzi wowe niba yashaka nawe ahura aho ngaho. Arakenewe, ntimubiza ko mukanya ahubwo ijwi ryari ritangiye kugenda. Noneho tujye kuri D. Tubone gufata amazi D. Ese ko reka kandi D nabona byose n'ubanza ari isoza icyo kibazo. Ni isoza ikibazo cya kane. Yego. Reka tukivuga twese. Ese ko muzaba muciye kubiri na demokarasi kandi ariyo miyoborere yemewe ndetse ifatwaho urugero n'isi yose. Pana kuko ahandi simbizi hari hatari demokarasi, ariko mu by'ukuri ahenshi. Yego. Nimuramuka mugeze nimuramuka mugeze nimuramuka ndabaza. Yego. Nimuramuka mugeze ku migambi wanyu w'impinduka kandi mwatubuje ngo ntabwo ari impinduka ngo ni bishya. Nimuramuka mugeze izo nzaduka zanyu zigeze ku byifuzo byazo, ubwo amahanga ntiyabarwanya cyangwa akabaha akato. Murumva ko amahanga yabyemera buriya. Icyo banza twageze no kukivugaho ubushize, yani ibyo kuri icyo kibazo cy'uko ngo amahanga azaturwanya cyangwa akaduha akato. Yego. Kubera ko mu gihugu gishya tuzaba twitandukanyije na system ya demokarasi kandi ariyo yemewe henshi ku isi. Buro ni muzayiva mu maboko kweri. Niba bisaba guhitamo hagati yo kumvira Imana no kumvira cyangwa kunezeza abantu, twe tuzahitamo kumvira Imana. Kandi tugomba guhitamo n'ukuri. Niba tugomba guhitamo hagati y'imivumo n'imigisha ngize kubivugaho, ubu nyine nk'uko bavuga ngo rushoye clair, tuzahitamo imigisha, turandura ikintu cyose cyazana umuvumo. Mbese izo mbaraga zizaba ari iz'Imana nizo bishyikirijeho. Ahubwo nuko amugana umwanya uri mudushana, hari ijambo ugomba kundusha bivuga ngo igiti kitatewe kigomba kuzarandurwa, ibintu nk'ibyo. Igiti Uwiteka atateye. Yego. Ni Matayo 15:13 niba ntibeshye. Nareba iryo jambo mu by'ukuri rizubahirizwa muri icyo gihugu gishya. Matayo 15 iryo jambo rizubahirizwa 13. Yego. Ni ibibazo barimo kubaza Yesu. Kandi yarimo guhinyura none imyigishirize y'abafarisayo. Yarimo guhinyura imyigishirize y'abafarisayo juste. Yarimo kubazonga, yarabazonze. Oya nibe byabavuga ngo ibyo bintu byanyu. Ngo yarabashubije. Ngo 12 ngo maze abigishwa baramwegera baramubaza bati uzi yuko abafarisayo barakajwe no kumva ayo magambo, kandi nawe ayo magambo yawe agomba kuba arakaza. Sinzi ukuntu mumeze. Cyangwa se bakumva ko nyine ibintu bidashoboka. Yego. Abumva ko bidashoboka bo n'abana beza bikomereza ibyabo. Ahubwo abameze nk'ababandi Yesu yavuze ngo mutuka ibyo mutazi. Yego. Ya 13 barabasubiza ati igiti cyose data wo mu ijuru adateye. Yego. Kizarandurwa. Nuko rero wenda katworoshye ibintu tuvuga ko muri icyo gihugu ikintu cyose gishobora kuba cyakurura umuvumo ntabwo kizemerwa, ntabwo izaba gifite umwanya muri icyo gihugu gishya, kuko kizaba gihugu cy'imigisha. Noneho wenda tuzabigarukaho nk'uko twakomeza kubivuga, kuko Imana izahisha igihugu umugisha ndetse inacyubahisha mu buryo bukomeye. Ahubwo amahanga amwe atarebye neza
niyo yazahabwa akato. Niyo yazahabwa akato nuko niyo yazahabwa akato kuko none se nibarwanya igihugu none se abazarwanya igihugu Imana yishimiye, Imana yahaye umugisha ngo ikiyubahishe, bazarwana na Mikayeli n'ingabo ze. Ahubwo mbere yuko wenda tuva kuri icyo kibazo hari akantu warubuze kuko hari uwabajije yaravuze ngo muramutse mugeze ku mugambi wanyu, muramutse mubigezeho nkaho harimo gushidikanya ko bizaba. Wabibajije afite uburenganzira bwe. Ni uburenganzira bwe rwose. Wowe nkunda ko akenshi ukunda kunyunganira tujya mu ijambo ry'Imana kuko uwo muntu ubajije gutyo bize nibuke inkuru iri muri Bibiliya ivuga kuri Yesu akiza umuhungu wari waratewe n'umudayimoni utavuga, wamuturaga hasi, wenda buraza kubibuka aho biri, akamubirisha ifuro, akamuhekenyesha amenyo, akamugagaza. Icyo nibuka nuko nyiri umurwayi yari yabanje kumwereka abigishwa ba Yesu ngo bamubohore, ariko birabananira. Abigishwa ba Yesu ntibabishobora. Noneho nyiri umurwayi yigera imbere ya Yesu, amusaba nyine kumukiriza umwana, ariko abanje kubwira Yesu ngo ariko niba ubishobora. Urumva? Abwira Yesu ngo ariko niba ubishobora ngo tugirire imbabazi udutabare. Yesu aramubwira ati niba mbishobora byose bishobokera uwizeye. Ubwo ni biri mu ijambo ry'Imana. Wenda nta mwanya dufite wo kurisoma, ariko ni ijambo ry'Imana. Donc uwo muntu rero nyine ndabyutse iyo nkuru igomba kuri muri Mariko 9. Yego, igihe kiratujyanye. Donc iyo nkuru irangira neza. Se w'umwana yagaragaje ukwizera, bituma umwana wakira. Aho nshaka guca akarongoro ni hehe? Nuko twizera kandi tuzi neza ko umugambi w'Imana uzasohora ku gihugu cyacu no ku karere k'ibiyaga bigari. Rwose ibyo nta gushidikanya na gato tubifiteho. Ibi mvuga binyibukira ibyo twashubije mu kiganiro cy'ubushingikiya tutarangije, kuko hari umuntu wabajije avuga ngo icyo gihugu gishya mwizeza Abarundi, Abanyarwanda, Abanyekongo n'abandi bo mu karere k'ibiyaga bigari ngo bumve ururimi rw'Ikinyarwanda. Ndumva yarabibajije gutyo ngo mwishingikirije iki kizagamburuza abari ku butegetsi mu karere. Sinzi n'ubyibuka icyo kibazo cyabajije ngo kugira ngo babavire mu nzira. Ubu barahari koko. Aho mu kanya ubuze bya Mikayeli ushobora kumanuka. Twe twabivuze kubera ko tuba dushingira no ku ijambo ry'Imana. Wenda abafite amatsiko yo kumva uko byashubijwe bazasomeza buriya 46 kuva ku murongo wa 8 kugeza ku wa 10. N'ubu twari twatanze iyo mirongo. Yesaya 46 kuva ku murongo wa 10 kugera ku wa 11, na Yesaya 14 ku murongo wa 24 n'uwa 27. Aha rero warurangije gusubiza icyo kibazo. Hano ko nyine nagira ngo ndahenza ngo ababa bashidikanya ku isozwa ry'umugambi w'Imana bazasomye ibyo byanditswe byaramaze kuvuga, hanyuma wenda bazongere batubaze ibibazo, ariko twe nta gushidikanya dufite. Turafata pause yo kunywa amazi. Hagati aho ngaho hari indirimbo yasohotse. Indirimbo yanjye yasohotse. Yindi yanjye yasohotse. Kandi koko banza batazi kuri umuhanzi wagira ubuntu. Hari n'indirimbo yanjye yasohotse. Amavuta yo guhangana yo arimo araba menshi. Indirimbo yanjye yasohotse gushyiraho tunywa amazi. Yego. Hanyuma rero ndagira ikirenge mu cya Yesu Umwami, ndagira ikirenge mu cy'abambanjirije, ndagira ikirenge mu cyawe, ndagira ikirenge mu cyawe, ndagira ikirenge mu cyawe Yesu, ndagira ikirenge mu cyawe, ndagira ikirenge mu cyawe, ndagira ikirenge mu cyawe, ndagira ikirenge mu cyawe Yesu, ndagira ikirenge mu cyawe. Waje mu
bakiranuka babonye isi imeze nk'ibambwe nayo yababonye nk'abambwe nanjye uwo ari umusogongero ndabakunda rwose kandi mukomeze munsengera amavuta akomeze yisukiranye yo guhimbira Yesu ibihimbano. Amen, amen. Umwuka wera dushoboze kugira ikirenge cyacu mu cy'umwami wacu Yesu Kristo. No mu cyabatubanjirije. Amen, amen. Ya turakomeje dore ko dufite igihe gito ariko rero reka twihute, reka ngusabe nyakubahwa uyu munsi tubirangize nubwo byarenza igihe cyateganijwe, ariko uyu munsi ibibazo tugeze ku kibazo cya 5. Nibyo reka turabirangiza ibyo kuvuga ni byinshi nubwo bina amagambo ariko utaha kuko hari izindi gahunda, kuko hari ugusasira niko wavuze, hari gusasira ibintu. Tugeze ku kibazo cya 5 gikubiyemo nanone ibintu bitatu. Kwisanganyamatsiko y'ibiganiro byanyu mwayerekeje ku miyoborere mishya, ariko mukaba mumara umwanya munini muvuga ku mateka y'amashyaka ya politiki. Icyo ni ikibazo. Icyo ni ikibazo cyiza. Mbibarize hamwe. Harimo bingahe muri icyo ngicyo? Harimo A, B na C. Ariko wenda nkagusaba ukagerageza guhina. Icyiza ni uko twabifata kimwe hari naho ubundi. Kimwe. Reka subire ku insanganyamatsiko y'ibiganiro byanyu mwayerekeje ku miyoborere mishya, ariko mukaba mumara umwanya munini mukibanda cyane mu kuvuga amateka y'amashyaka ya politiki. Icyo ni ikibazo cyiza, ndetse nakunze kujya nisegura mu biganiro byabanjirije iki ngiki, nsobanura impamvu ari ngombwa kwibutsa amateka ababaje yaranze ibihugu byacu muri myaka irenga 60 ishize byitwa ko byigenga, ndetse hakaba bemeza ko amashyaka ya politiki, niyo mpamvu dukunze kuyavugaho, yagize uruhare mu guhembera amacakubiri yakururiye amahano abanyagihugu. Niba rero hagomba kugaragara itandukaniro mu miyoborere hagati y'ibyahise n'ibigiye kuba, ni ngombwa ko ibya kera bibwirwa batabizi, cyangwa abagiye babibwirwa bigoretse. Nk'uko FPR inkotanyi ipfukirana ukuri cyangwa ikakugoreka iyo yihererana urubyiruko muri za propaganda zabo z'inganjo. Mbega ni nk'uko koko turi mu murimo w'Imana, ni nk'uko iyo umuntu atanga ubuhamya avuga aho Yesu yamukuye, abamubona mu bwiza bakumva agaciro kabwo ari uko bagereranya umucyo arimo n'umwijima yahozemo. Nkanjye mbese noneho itandukaniro tuvuge nkanjye nkuzi mu mucyo ntabwo nkuzi mu mwijima. Ubuhamya bwanjye ntabwo nabuvuze. Ubuhamya nyine ni ndabuzi, ntabwo wumboneramo se. Ndabuzi, ariko nyine icyo mbona nyine ni icyo mbona cyane n'ubwiza ubu ngubu burimo, ariko umuntu nyine nibwo yumva neza agaciro kabwo nk'uko nabivugaga iyo ubugereranye nyine ni n'umwijima umuntu aba yarabayemo. Ubwo rero nihuse navuga ni nako bizagenda mu gihugu gishya, abazagirwa ubuntu bwo kukibamo baramenye ibiriho ubu n'ibyabibanjirije, bazahita babona itandukaniro. Niyo mpamvu rero nyine amateka tugomba kuyavugaho nubwo bifata umwanya. Ari byo nise gusasira, no gusasira kuko none ibyo bishya ni tuvuga ko bizaba nyine bitandukanye n'ibyahozeho. Ibyahozeho n'abantu bagomba kubimenya, niyo batabibayemo ariko bakabimenya bakamenya ko byari bimeze. Yego. B, ugeze neza usubije vuba. B, ko amateka ya Parmehutu uyatindaho ni ukubera uko uri umwana w'umukongresiste. Reka mbaze ikibazo cyanjye. Bizwi ko ishyaka iryo shyaka ryawe wenda mvuge ryanyu kuko na papa wawe niryo yari arimo. Yego. Ndi wanjye. Iri shyaka rya Parmehutu kuki ubushize utabitinzeho, kandi bizwi ko ryagize uruhare rukomeye mu bibazo abanyarwanda bahuye nabyo muri 59 kugeza 59 kugeza 61, bamwe bakicwa, abandi bagahunga, abandi bagafungwa. Urashaka kumbwira ko utabogamiye kuri Parmehutu y'abahutu kubera ko ari bene wanyu, kandi no kuri turi imbere y'Imana.
hasi igikomere rwose waba wifitiye yakora abantu badutiza ibitekerezo bimwe na bimwe. Reka nsubize nihuse. Kuba ndi umuhutu simbihakana. Yego. Ndetse si ibyo gusa nk'uko wabivuze, ndi n'umwana w'umuparimehutu wavutse mu ntangiriro z'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1960. Turatsinze imbere ubwo ibintu byari bishyushye. Yego. Revolution iri guca ibintu mu turere twinshi tw'u Rwanda. Nkoresheje imvugo y'aba bandi abahe ubwo ndabatsinze wenda nzabavumva. Nkoresheje imvugo y'abo ngabo navuga ko revolution na yonse mu mashereka barayonse rwose kuko nta kintu ushobora guhisha aha kuko turimo gusasira hari icyo turimo gufasha mu by'ukuri. Ariko rero tugomba gusubiza ikibazo. Reka twe gutina muri ibyo nyine ibyo mvuze kuko ntago mpisha wundi we. Ntago bivuze ko mpakana ubwicanyi bwakozwe n'abahutu muri ibyo bihe nkuko byemezwa n'amateka. Ko nta mateka ntabwo umuntu yabihakana. Kimwe nuko ntahakana ko abatutsi bari ku butegetsi muri ibyo bihe bya revolution nabo bakoze ubwicanyi. Aha rero niho ntarimo kumva by'abatutsi ntabwo mbikubajije. Nta kintu cy'umututsi nazanya. Yego. Ikibazo cyabazaga wowe kandi uracyemeye. Icyo nshaka kuduha ibisobanuro. Ntabwo waba ari igikomere wifitiye gisize kera. Wenda ni igikomere gishobora kuba kirimo kubera ko uzi impamvu kirimo kuko nabizobereyemo. Impamvu kirimo nuko mbere yuko nasobanura kugira ngo byumvikane uhise ukubitamo umututsi. Ariko none se ko birajyana. Mbwira ibya Parimehutu. Birajyana kuko nyine none se wavuga Parimehutu nyine utavuga abahutu n'abatutsi. Donc birajyana birajyana. Donc niko amateka tubwira. Ko amateka tubwira naringeze ku batutsi kuko abahutu bo nyine bakoze revolution ngo niko byizwe, ariko tuzi ko habayemo ubwicanyi, habayemo gutwika amazu, habayemo kumenesha abantu. Benzira karengane. Yego. Ariko rero kitavugwa cyane nuko muri ibyo bihe abatutsi bari ku butegetsi nabo hari ubwicanyi bagiyemo. Nubwo bitavugwa cyane kuko iby'amateka atsindagira nuko abo bari ku butegetsi bwo bwahirimye noneho bagahunga. Afite icyo nicyo amateka kubiberekeye atsindagira. Ntavuge mbega ku bwicanyi bwakozwe biturutse ibwami. Ntuzuvuga ngo bagahunga bari kugira bate kandi barimo kubica. Oya, nkuko nabwo gushize biso umurimo wacu, umurimo w'abanyamateka kuko ukurikiye uko abanyamateka babivuga babizi neza. Bavuga ko abahutu bakoze revolution mu buryo ngo birengera ko bari batewe, ariko ibyo ntibijya bivugwa. Ariko uziko mu bihuza ni Burundi iteka ngo umuhutu yajyaga gupfa ngo umututsi yamuraririye ngo yacukuye icyobo. Umututsi nawe ati no nitabaraga umututsi. Donc ibyo bintu ariko mu minsi imbere muzabisobanura. Tuzabivuga niyo mpamvu navuga nti nyine amateka kugira ngo azamenye amateka nyine atagoretse biragoye kuko abayandika abayavuga bamugane n'abantu bafite ibikomere nko kubivuga. Ariko niyo mpamvu tugerageza kuba tujye ku mpande zombi turebe byagenze bite ku ruhande rw'abahutu, byagenze bite ku ruhande rw'abatutsi. Wenda aho ngaho naba ntanguramo ariko ntabwo ndi bifungure neza. None umutima nigiye kuzazana muzawunywa. Ahubwo wagira ngo waruzi ko ndi bikubwiraho kuko wewe kuko icyo nashaka kuvuga hano nuko wandogoye kuko nakubaje Parimehutu utabatutsi. Oya abatutsi ahubwo ntararangiza kubavugaho. Ariko mwese muzajya mujya muri Edeni koko. Imana bazadamu ati umugore wampaye. Oya icyo nshaka kuvuga nuko nyine hari amateka yagiye apfukiranwa noneho nta wa mugani kubera yuko biba bitewe n'abayavuza abari bo ugasanga hari ukuri kubuzemo. Nk'ubu nimo mbonye ibyo abatutsi bahunze nanabizo ubushize rero bari ari Romarika wampaye. Gusa uburyo bahunzemo buratandukanye, nk'ibyo abantu ntabwo babizi. Hari abagira ngo abatutsi bahunze mu buryo bumwe. No, ntabwo bahunze mu buryo bumwe
mu turere tumwe na tumwe hari abahunze bakiza amagara yabo ariko n'ubundi biciwe ababo batwikiwe amazu hakaba n'utundi turere abashefu bahunze bahetswe n'abagaragu babo ariko ibyo se tutafe normal bese no kuba iteka iyo event bibaye habamo abo bahunga babahetse habamo abafungwa muri VIP habamo abafungwa bakarya ubusa ibyo ntabwo bikuraho ibyabaye yego nyine ariko nabyo bijye bivugwa kuko hari abagiye bahunga babahetse hari abagiye bahunga n'inka zabo n'indi mitungo yimukanwa donc abo ngabo rero abo ngabo kuri gihe iki kibazo ni nka gitoya cyane kuri gihe aho mudakoza parime hutu aho mudakoza cyo mushaka korosa ni inzira karengane nabo benshi yego bishwe batwikiwe icyo kintu amateka ni bya bintu bijya kuzura kabuze ariko ahangaha nyine none yawe wena tubirangiza ntabwo ari ukuguhumuriza oya ntabwo ni ukukubwira ko wambwa ni igihe kigeze ibintu birakoreka kuko ibi ngibi tuzabigarukaho mu biganiro bitaha kuko ibihe turi kwinjiramo bisaba ko habaho kwihana kw'abantu bagize uruhare mu mahano yakozwe mu bihugu byacu hakabaho no kubabarira kw'abakorewe amahano mubifite muri gahunda iyo ni gahunda igomba kuzasobanurwa kuko biri mu bizakiza igihugu mu kanya bavuga umuti Imana ishimwe donc bizasaba ndetse ko abatakiriho bahagararirwa n'ababo bigaragara ko babyemera kandi ko babifitiye uburenganzira aribyo twakwita droit légal wenda wagira icyo byongera kuko nzi ko ari gahunda wazobereyemo kandi ari gahunda ikomeye mu bizakiza igihugu ko bivuga ko ari umuti wabivugaho cyangwa se wenda tukaza kubivugaho dusoza kuko ndumva twabivugaho dusoza kuko birasaba ko tuzararikira abantu iyi gahunda kuko ni ikintu gikomeye nibyo biri mu mugambi w'Imana ibikomere wa mugani turabifite wari urimo binsomamo nanjye hari ibyo nagusomamo n'uko tutabivugira ahangaha ibyo rwose uzabivuge ku mugaragaro bisomyemo ahari wenda nanjye narebaho ndwaye ariko rero buriya igihe kizagera noneho ibyo byose bivuga kandi ibibazo abanyarwanda bakeneye turemera ko turi inkomere abanyarwanda bakeneye umuti wo turi basero positive dufite values aho ngaho ahubwo ndanyuzwe kumva ko turwaye yes hanyuma ubwo ndajya ku cya kabiri wari kuri sengera kuri se urabareba ahantu dutinze iyi parime huti urabona ukuntu dutwaye umwanya reka njye kuri se kuba twumvise ubushize hari aho wagize uti ugariye parime huti nanone se parime huti ndayigarura kubera ko ni ikibazo ubwo wansomera neza icyo kibazo wambwira ikibazo cya se yego ni se hari aho mwagize muti genda mubemeza ko mu kiganiro cyo kuwa 27 z'ukwa 11 wowe nuwabajije cyangwa watanze igitekerezo yego nanjye ndi mubemeza mu batwumvise ni donc muri abangaba arimo aravuga ngo ubwo mwavugaga ku makimbirane yaranze amashyaka ya politiki mu Rwanda ntabwo mwatomoye neza igishyaka MND rya Perezida Habyarimana ntabwo mwatomoye neza ese ko kuri FPR inkotanyi mwavuze ku makimbirane yatewe na bamwe mu nyamuryango bayo guhunga Perezida Kagame hakagira n'abavugwa mu mazina muri MND ho nta bahunze babitewe no kutumvikana na Perezida Habyarimana mwibanze kuri FPR cyane ngo abantu barahunga n'ibiki Habyarimana we ko mutigeze muvuga ko nta kugiye cyo nta bahunze ubwo nene byanda hari abanyarwanda bavuga ngo nyirigitwe kinini niwe imijugujugu igomba guhundagura kubera ko FPR ifite ubutegetsi muri iyi yabora niyo mpamvu hari abantu bayitindaho ariko nibyo koko twavuze nyine ko aya mateka abagomba kuvugwaho kugira ngo abantu bajye basobanukirwa uko ibintu byari bimeze muri icyo gihe cyane cyane urubyiruko iby'amakimbirane yaranze ishyaka MND n'ubwo ari cyo kibazo ishyaka rya Perezida Habyarimana ntabwo twabyinjiyemo cyane uretse ko n'umwanya nyine w'ikiganiro wari mutoya mu gusubiza ari ikibazo cy'uwo ubaza niba hari abahunze Perezida Habyarimana twavuga twihuse tubigaho twihuse kuko wenda hari icyo nagusabaga kubera ko dushigaje ikindi kimwe nagusabaga ko twafata akapoze gato kugira ngo dufate ikindi gihe cyo kugira ngo tutagira ibintu dusiga kandi uyu munsi twabishyize ku murongo w'ibyigwa ariko reka manze wenda ndangiza ikintu icyo twari tugezeho yego iki ngiki cyo ko mu minota ingahe
iki kirafata n'iminota 3 itatu hanyuma dufate good donc nyine nibyo mvuga nti abantu bajye bamenya bamwe n'ibyabayeho cyane cyane urubyiruko nk'uyu muntu baza ati kuki mwabuza abahunze FPR ntimuvuga bahunze Perezida Habyarimana Emery niba barabayeho aha rero ndavuga nihubuse kuko nta amateka maremare hari abahunze Perezida Habyarimana mu mwaka wa 1980 ngo bari bashatse kumukorera coup d'etat hari Colonel Alexis Kanyarengwe yahunze agana muri Tanzania hakaba na Major Lizinde Theoneste yarafunzwe icyo gihe yarafunzwe kuko Lizinde n'abagenzi be Lizinde n'abagenzi ubwo nyine mvuza abo balideri babiri kuko bari kumwe n'abandi bibe byose donc Kanyarengwe yahungiye muri Tanzania mu mwaka wa 1980 ariko nyuma aza kwinjira mu nkotanyi ziri hafi gutera u Rwanda mu mwaka wa 90 noneho ahahurira n'abandi bakiga bari bamaze guhunga u Rwanda barimo umunyemari Valence kaje guhakwa umututsi na Pastor Bizimungu w'umushiru wategekaga ikigo cya Electrogaz none nyuma kaza no kwa Perezida wa Repubulika inkotanyi zifashe igihugu muri 1994 Lizinde we yajyanywe mu nkotanyi zimuvanye muri gereza ya Ruhengeri aho zari zaragabye igitero mu ntangiriro zo mwaka zari zimufitiye nta simpamye ko yaramuhitamo yari afite kuko zagabye igitero kuri gereza ya Ruhengeri zibohoza abanyururu bose nawe zimujyanamo mu bo zatwayeho iminyago ariko nyuma mfaza kubabera nyine umuyoboke n'umuvugizi ahubwo donc abo mvuze nabakiga bahunze ubutegetsi bwa Perezida Habyarimana mu gihe cya MRND nk'ishyaka rimwe rukumbi rero mu gihe cy'amashyaka menshi rero muri MRND naho harimo amakimbirane uretse ko atasakuzwaga mu binyamakuru nk'ibyabaga mu mashyaka ya opposition bo uzwi cyane mu bayoboke ba MRND bahunze ni Dr Kanone James Gasana Kwizera nawe ushobora kubumuzi ngira ngo wahungiye mu Busuwisi mu kwezi kwa 8 kwa 1993 yivanye ku mwanya wa ministeri w'ingabo urumva na gose ariko yahunze akiza amagara ya wenda umuntu yaza kubisobanura mbere yo kubigeraho navuga ko uwo James Gasana yari ministeri w'ingabo ariko yari umusivili kuko bikunze kubaho akaba n'umwe mu bayobozi bake bariho kamwe mu bake bo muri MRND bazwiho gushyira mu gaciro bashyikiranaga nabo mu yandi mashyaka mu gushakira umuti ibibazo by'igihugu bagashyikira n'imishyikirano y'amahoro ya FPR uko muri MRND benshi batari bayishyikiye ariko James Gasana yari mu bari bayishyikiye none kimwe rero mu byamuteranyije na Habyarimana n'intagondwa zo muri MRND nuko yubahirije ibyemezo bya guverinoma y'amashyaka menshi bishyira mu kiruhuko cy'izabukuru aba ofisiye b'ibigugu abaserubuga n'abagosora no bari bashaje cyane oya bageze igihe cyo kujya mu kiruhuko cy'izabukuru ariko ministre akukiza amategeko akukiza amategeko ariko bo bashaka gukomeza kuguma mu gisirikare kugira bica abantu noneho rero abanyakazu ntabwo babishakaga byarakomeye ministre Gasana atangira kubona gasopo zo kwazicwa ibyo bita menace de mort ziturutse ku basirikare b'intagondwa biyise amasasu amasasu babayeho ni minamagambo y'igifaransa isobanuye ngo association des militaires agacés par les séculaires actes de sournois unaristes oya umuntu agenekereje wenda mu kinyarwanda twavuga ko ari ishyirahamwe ry'abasirikare bazengerezwa n'ibikorwa bahoraga bazengerezwa n'ibikorwa bitindi byamye biranga abarunari ubwo bashaka kuvuga inkotanyi bitaga ko ari abana n'abuzukuru b'abarunari baba nyine bari bakikiye ubwami bwasezerera mu Rwanda muri 1990 muri 1951 mbega ministre Gasana yazize ko yafashe ntuza amategeko arayakurikiza atabasaza ni mu byama baranga basaka gukomeza akazi ku buryo n'ubu rwose abakiga barwaye Gasana inzika ikomeye kuko bo baravuga ngo yagambanye Habyarimana fantukane ko babyita amugamba hari yamuko yarakoreraga ahubwo neza ko ntabwo bashakaga nyine we ntabwo yakoraga ibyo bifuza wenda ubwo na umuntu yahagararira hano ariko kurongora ubarira ati arabo muri MRND no uretse uzi ibintu byinshi uretse nzabe byose ugomba kubivana iyo wabishyize ibi bintu byo bigomba gucukumburwa ibi bishoboye kuvugwa bikavugwa kuko murahari kandi hari ibyo muzi niyo mpamvu mukiriho
ya nibyo nkuko wari bivuze ariko wenda twafata pause reka dufate umuntu pause akongera akanywa amazi reka dufate pause tugashyiraho indirimbo iyi ndirimbo yanjye yasohotse irakomeza tuyikomeze kugira ngo nsogongeze abakunda Yesu nanjye yego kandi no kuri wongererwe amavuta y'ubuhanzi ndayakiriye nanone yongera reka tuyumve okay bahamije Kristo wabambwe bahamije Kristo wazutse barwaniriye ubutumwa bwiza nanjye nagera ikirenge mu cyabo nagera ikirenge mu cyabambanjije nagera ikirenge mu cyabo nagera ikirenge mu cyabambanjije ndagera ikirenge mu cyabo Yesu ndagera ikirenge mu cy'intumwa za mbere ndagera ikirenge mu cya Petero Pawulo Debora Dorukasi ndagera ikirenge mu cya Kalebu ndagera ikirenge mu cya Yayeli mu cya Tabita ndagera ikirenge mu cya Baraki ndagera ikirenge mu cyabo ndagera ikirenge mu cy'abambanjije ndagera ikirenge mu cya Rusi Yosiya Esiteri Zerubabeli ndagera ikirenge mu cya Eliya na Elisa ndagera ikirenge mu cya Abigayili Hagayi Elizabeti Nehemiya na Gideyoni ndagera ikirenge mu cyabo ndagera ikirenge mu cy'abambanjije ndagera ikirenge mu cya Daniyeli Dawidi ndagera ikirenge mu cya Hana Ezira ndagera ikirenge mu cya wa mugore ndagera ikirenge mu cya Natani ndagera ikirenge mu cya Moridekayi ikirenge kigera mu cya Yosuwa ndagera ikirenge mu cya ba bagore bafashaga Yesu ndagera ikirenge mu cyabo ndagera ikirenge mu cy'abambanjije ndagera ikirenge mu cya Mariya Madalena ati mwumve Yesu yazogewe nanjye ntimwumva agiye kugaruka ndagera ikirenge mu cyabo uwo wari umusogongero reka tubonane mu mwanya haleluya ndagera ikirenge mu cyabo Yesu ndagera ikirenge mu cy'intumwa za mbere ndagera ikirenge mu cya Petero Pawulo Debora Dorukasi ndagera ikirenge mu cya Kalebu ndagera ikirenge mu cya Yayeli mu cya Tabita ndagera ikirenge mu cya Baraki ndagera ikirenge mu cyabo ndagera ikirenge mu cy'abambanjije ndagera ikirenge mu cya Rusi Yosiya Esiteri Zerubabeli ndagera ikirenge mu cya Eliya na Elisa ndagera ikirenge mu cya Abigayili Hagayi Elizabeti Nehemiya na Gideyoni ndagera ikirenge mu cyabo ndagera ikirenge mu cy'abambanjije ndagera ikirenge mu cya Daniyeli Dawidi ndagera ikirenge mu cya Hana Ezira ndagera ikirenge mu cya wa mugore ndagera ikirenge mu cya Natani ndagera ikirenge mu cya Moridekayi ikirenge kigera mu cya Yosuwa ndagera ikirenge mu cya ba bagore bafashaga Yesu ndagera ikirenge mu cyabo ndagera ikirenge mu cy'abambanjije ndagera ikirenge mu cya Mariya Madalena ati mwumve Yesu yazutse nanjye ntimwumva agiye kugaruka ndagera ikirenge mu cyabo ndagera ikirenge mu cy'abambanjije turakomeje ariko tugana no ku musozo gusa ndibutsa abadukurikiye ko igihe kitubana gito cyane
ni ukuri ibi bintu birasaba umwanya, ariko wa mugani nk'uko nyakubahwa ambasaderi yababwiye, mujonje muhishiwe, kuko ibizakurikiraho ni ibisobanura mu mizi, ni ibisobanura mu mizi y'umwuka, noneho ibintu byose bikaranduka bikajya ahagaragara. Ibintu byose bigomba kujya ahagaragara, kandi ijuru rifite umuti ryavuguse. Umuti urasharira, umuti usharira umwana w'umuntu buri gihe ni ukwihana. Umuti usharira umwana w'umuntu buri gihe ni ukwatura ibyo yakoze akabivuga kandi abantu bumva. Uwo muti urasharira. Rero ibi bishya turimo kuvuga, mu by'ukuri impamvu buri wese yumva bidashoboka ni ukubera fondasiyo n'ubundi byubakiyeho, ibishaje byubakiyeho. Ariko fondasiyo y'ibishya mugiye kuyitangarira. Ntabwo ibishya bizubakirwa ku bishaje rwose. Ntabwo ibishya bigiye kubakirwa kuri fondasiyo y'amashyaka ya politiki. Ntabwo bishoboka. Ntabwo Imana yaremye ijuru n'isi muri iki gihe cyayo ishobora kubakira mu byayisebeje, mu byamennye amaraso, mu byateye inzangano, mu byirata, mbabarire, mu byibona. Kandi igihe cya Yesu ni iki nyine? Ni iki? Kuko arateguriza kutwara itorero. Rero aratwara itorero nawe ashyizeho hake, nawe agaragaje ubuyobozi bwe, kandi asaba buri wese kugira ngo ariko reka nawe tumugerageze. Nawe arasabwa gukorerwa igeragezwa kugira ngo turebe nawe ubuyobozi bw'uko bimeze, kandi ndifuriza buri wese kuzabubamo. Rero mu gusoza ni ukuri nashimiraga yemwe nashimiraga nyakubahwa ambasaderi. Ni ukuri arimo aracengera ibintu, Imana yamucishije bugufi, imuhishurira ibihishwe, imushyira ahantu nyine ho gucurwa h'uruganda. Kuko ni ukuri ntabwo umuntu nk'uyu yapfa kugondwa ngo n'amateka, ngo n'ibivuzwe, ngo na disikuru, kuko ntawe umurusha kuvuga no gucukumbura. Ariko Yesu yaramwihereranye, na n'ubu kandi ntaramurekura, ntazanamurekura. Arimo aramuhondagura, arimo arahondahonda, arimo aravanamo inkamba natwe twese, kandi nuko niyo mpamvu murimo kumva avuga ibyo atarasanzwe avuga. Rero ntabwo iyo Yesu yaje akazana ibye, imvugo zirahinduka, imikorere igahinduka, imibereho igahinduka, kandi nuko ndashima Imana kubwe. Rero wenda icyo namusaba ni ukutubwira icyo yasorezaho. Gusa mumenye ngo mu bihe biri imbere, ndetse rwose bidatinze mu cyumweru gitaha, tuzatangira gusa nkaho duserura imizi tuyerekane, kuko iba yihishe cyane kandi yatangiye kugira ubwoba, yatangiye kubabayika, niko babyita. Yatangiye kugira ubwoba imizi, kuko imizi Mwuka Wera arimo arayishakisha, arimo arayitazura, arayizi, ntabwo ayishakisha, arimo arayitazura kugira ngo iranduke. Namusabaga rero kugira ngo atubwire icyo yasorezaho. Urakoze mwene data, umukozi w'Imana mukundwa. Mu gusoza ndagira ngo nshimire abatwumvise, abumvise ubu butumwa bwacu, ababwumva bakabwitaho, kuko ni ubutumwa buhembura, ni ubutumwa mu by'ukuri buganisha ku bugingo bw'iteka. Ariyo mpamvu twifuza yuko bwazajya bwakirwa n'ukuri, kugira ngo abantu bagirire akamaro, bakorere. Ubwo turabwira cyane cyane abakijijwe. Ubwo rero ikindi nagira ngo mvuge ni uko nk'uko umaze kubivuga, kugeza ubu jyewe nagiye nibanda ku byerekeye imiyoborere, tubyita ngo imiyoborere mishya mu gihugu gishya. Ariko ikigomba kumvikana ni uko mu buzima bw'igihugu ntabwo habamo imiyoborere gusa. Tugomba mbere na mbere gutekereza abatuye igihugu, abanyagihugu, ari naho uvuze uti hari umuti ugomba kuzanyobwa kugira ngo igihugu gikire. Aha rero ni ngombwa ko tuzabigarukaho dusobanura nyine ibyo byo gukiza igihugu, gukiza abanyagihugu, kuko hari ibikomere byinshi, mu banyagihugu, ibikomere byatewe n'amateka. Niba rero hari umuti kandi bikanyura mu kwihana, wawise umuti w'umwuzuro, kwihana, kwatura, kubabarirana, ni ngombwa ko
abantu bazaha agaciro ubu butumwa, kuko ni ubutumwa bubeshaho, ni ukuri, ni ubutumwa buhembura, ni ubutumwa bwo gukiza, bwo gucungura. Hari amagambo nk'ayo ngayo umuntu yakoresha. Ubwo rero ugize neza kurarikira abatwumva. Wenda ibi byerekeye imiyoborere tuzaba tubishyize entre parenthèse niko navuga, cyangwa tujye tucukamo gake, cyangwa se tujye tubigarukaho rimwe na rimwe. ariko ubu ngubu ibihe tugezemo turibwira yuko ari ibyo guca akarongo kuri iyo gahunda yo kwihana, kuko niyo nizakiza igihugu, umuturandura imizi. kandi umuti usharira wa mugani. Hari abumva ko wenda harimo kumwara, harimo guseba, harimo gusuzugurwa. ukiraho ikintu gikuraho icyo ngicyo ni uko uba wuzuye umwuka wera, ni uko uba ufite Kristo muri wowe. Umwuka wera niwe ushoboza abantu mu by'ukuri, niwe ushoboza abantu kwemera ko muzi, niwe ushoboza umuntu kwemera ko umuzi umurimo, wumva bizi neza ko umurimo aricyo bigikomere. donc umwuka wera niwe urandura. rero iyo umuntu umwuka wera amuyoboye akamureshya, yemera icyo ijambo ry'Imana rivuga. kuko ikintu cyitwa ubwiyunge ubwo ari bwo bwose, kwiyunga ni ibintu biba byarashwanyutse. nta muntu ushobora kubikora. ari niyo mpamvu Pawulo abwira Abakorinto mu gice cya 5 ku murongo wa 18 n'uwa 19, ni nayo ntuza dufite, ni nabwo butumwa dufite tugiye kuzatangiza iki cyiciro gikurikiyeho. Haravuga ngo wenda nahera kuri 18 na 19 ngo ariko ibyo byose ngo bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. 19 umvise ko yaduhaye umurimo wo kuyunga n'abandi, kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyabikibabaraho ibicumuro byabo, kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Iri jambo ry'umwuzuro, umvise ko garutse. Ijambo ry'umwuzuro ni iri. Ijambo ry'umwuzuro ni uko umuntu wese Imana yaremye yakungwa nayo ku bwa Kristo, yamara kungwa akareba abandi batari biyunga n'Imana, nabo akabashyira ubwo butumwa. Abantu tukiyunga n'Imana, tukaniyunga hagati yacu. Ibyo bizaba bigize fondasiyo y'ibi bishya wavugaga. Ande horo y'uyu murimo Kristo yaduhaye. Bya bindi bavugaga ko abantu badakijijwe. None umuntu udafite Yesu muri we ntabwo ushobora kumusaba icyo adafite. Ntabwo agomba gutongana, agomba kujya impaka, agomba kwangana, agomba guhiga abana, agomba kwica, agomba gukora bya bindi byose. Ariko iyo Yesu yaje, nk'uko yanje, nk'uko yakujemo, ibintu birahinduka. Ni nayo mpamvu ureba uko utarebaga, urumva ibintu nk'uko utabyumvaga. Simbizi niba ubyibuka uhora utangara, urambwira ngo ibingibi ni ibiki koko, ngo ubusa ubundi ngo twasengaga ibiki, ngo ariko se ngo ubundi ngo abanyapolitike twakoraga, ngo si wowe urubivuga. Iyo rero Yesu yaje, nk'uko aratangira kumurika, nibyo arimo kudukorera, kubera ko twagiriwe ubuntu bwo kuba muri ibi bintu, no kugira ngo tuzafashe muri ubwo buyobozi, tuzafashe muri ubwo bwami, tugire icyo tumara, tugire icyo kandi tukimarishije ijambo ry'Imana. Wa mugani wa Pawulo yaravuze ati ntabwo naje ndi intyoza kugira ngo mbemeze ibyanjye, naje mbereka Kristo Yesu wabambwe. Iyo umuntu amuvuze ibintu biracika, ko umwuka wera we rero niwe urimo gukora uyu murimo mu by'ukuri, niwe utuma urimo kwivuguruza. Wowe si wowe wa cya gihe kera. Rero ndashima Imana ko ibi twasigiwe byo kunga Imana n'abandi, twiyunga n'Imana no kwiyunga hagati yacu, tuzabikomeza mu cyumweru gitaha. Ariko nasabaga ababyumva bake kubisengera, kuko niwo muti wo gukiza Abahutu n'Abatutsi, Abakiga n'Abanyenduga. Nicyo gihugu gishya tuvuga, naho kizinjirira niba ko nabyo. Urakoze. Abavuye hanze n'abari mu gihugu, n'ibindi byose birimo gutera amakimbirane. Ahubwo si n'amakimbirane, ahubwo harimo n'inzigo. Inzigo kubera amaraso. Iyo amaraso yamenetse, inzigo ihita yinjira. Rero urumva dufite inzira ni ndende, ariko muri iyo nzira kuba ndende, Yesu we arimo arihuta. Ari nayo mpamvu nta gihe dufite cyo guta. Ari nayo mpamvu buri wese, bene data, buri wese ukeneye
ukeneye kuba yafatanya natwe Kristo ku ngoma, link ya Kristo ku ngoma iri kuri YouTube, link y'intebe y'ubuntu nayo iri kuri YouTube. Aho ngaho mwahinjirira rwose mukabaza, mugasobanuza, bene data bazababwira icyo ugomba gukorwa. Ikindi wasezeye twarimo dusoza nyine dusezera, icyo nagira ngo ndangirizeho nuko ndashaka gusaba abatwumva nukuri ko ubu butumwa babuha agaciro, kuko wenda ni ibintu bitamenyerewe, ni ibintu abantu batumvira mu madini cyangwa mu macece nk'uko bayita, ariko nibyo gukiza igihugu, nibyo gukiza abantu, nibyo kugeza abantu ku bugingo bw'iteka. Nk'uko nabivugaga nyine n'ubutumwa n'ukuri bubeshaho, n'ubutumwa buhembura abantu babwiteho rwose, kandi abashaka wenda kubaza bafite ibyo basobanuza nk'uko bivuze, uburyo burahari bwo kubaza no gufashwa ku babikeneye. Ubwo rero hasigaye ndabifuriza bene data abo dufatanije urugendo kugubwa neza umwami wacu Yesu Kristo, namwe mwese mutwumvise muhabwe umugisha. Ubwo turi kumwe mu biganiro bitaha, Yesu aduhana umugisha. Wanyemerera nkakubaza akabazo wenda mbere yo kunsoza? Kambaza amaze gusezera. N'akantu kari kaje. Yego. Muri ubu bwami uvuga n'ibi byose by'impinduka n'ibiki, waba warabonekewe, waba warahishuriwe, waba hari yerekwa, waba waragize ry'imirimo uzakorayo? Imirimo nzakora? Imirimo nzakora. Ibyo Imana yakubwiye ko ibintu uzabikora mu iki? Byaho ibyanjye ndabizi. Nanjye ndabizi, ariko sinzi no nabivuga uko biri. Uko biri? Kuko umaze no kubivuga ririya somo ryo mu Bakorinto ba kabiri igice cya 5 ku murongo wa 18 kugeza ku 19 ngira ngo umaze gusoma. Baravuga umurimo duhamagariwe, umurimo wo kunga abantu na Kristo, umurimo wo kuvuga ubutumwa bwiza bw'ubwami. Urumva rero hakubiyemo byinshi, turi abakozi b'Imana nk'uko tubivuga, turi intumwa za Yesu Kristo. Mu byo duhamagariwe harimo kwamamaza ubutumwa bwiza bw'ubwami. Ari mpamvu navuga nti ibi tubwira abantu n'ukuri babyiteho, kuko birimo umukiro, birimo ubutumwa bwiza bw'ubwami. Nzanabusobanura utaha. Urakoze. Komeza. Naho urashaka kungendana nakumenye. None se nta kibazo cyawe ariko ntabwo cyumvikana. Kirumvikana cyane. Ndavuga nti ibi bintu byo gukuraho repubulika na demokarasi, izi nzaduka, reka muri make muri izi nzaduka, wa mugano waba warabonekewe bakakubwira wowe bati, kuko ibi murimo kunga Imana n'abantu kwiyunga hagati yabo birumvikana, no murimo wacu twese. Ikimwe nko kuvuga ngo turi ba ambassadeur b'ijuru, no kimwe nko kuvuga ngo twese turabami n'abatambi bihoraho, kimwe nko kuvuga ngo twese turabavuga butumwa, kuko tugomba kubwira abantu ko Yesu abakunda. Wenda hari specifically ubwo kubera ko nyine ushaka ariko mba specifique, navuga ku muhamagaro wanjye ubushize harimo wari wakibajijeho. Umuhamagaro wanjye nka Nehemiya, Ezra. Kuko abantu bafite amatsiko. Yego umuhamagaro wanjye. Ejo bundi haruwa ayimbaye ati se buriya se bya politike yabivuyemo, ni umuvugabutumwa, ni umupasitori. Nibyo mvuga nti kubisobanura nyine ntabwo biba byoroshye, kuko ni ibintu bitamenyerewe. Nanjye hari uwambaje ati ese uri umunyapolitiki w'umukozi w'Imana cyangwa uri umukozi w'Imana w'umunyapolitiki? Wumva ko nanjye mfiterezo kukubaza. Urumva rero ndi byombi, ndi umunyapolitiki, ndi umukozi w'Imana, ariko cyane cyane ko yavuyeho. No, politiki ntabwo yavuyeho. Attention, bizavaho ni ibi by'amashyaka na demokarasi na repubulika, ariko abantu bazabagomba kuzayoborwa, no politiki ntabwo yavaho. Ahubwo uburyo ikorwamo wenda nibwo buzahinduka.
yego. Donc ndi umunyapolitiki, ndi umukozi w'Imana kuko ndi umuhamagaro, umuhamagaro wa Nehemiya Ezra buje twaragusobanuye. Nehemiya na Ezra ni abasaninyi niba ariko umuntu yabyita, banza mu gifaransa ariko byumvikana neza les restaurateurs. Yego. Ubwo rero yego zasaninyike zasenyutse, ariko rero bihera mu mwuka, abantu bagomba kwanza kubyumva mbere na mbere mu mwuka, gusana imyuka mbere na mbere, kuko mu mwuka cyangwa se gusana imitima cyangwa se kandi n'ibyo uvuga byo gukangurira abantu kwihana, gukangurira abantu kubabarira, ndetse no kuba umuntu yatanga n'urugero dushobojwe. Ibyo biri mu byo duhamagara kugira ngo turengere mu by'ukuri, turengere abagomba kurengerwa, dukosora ibyaha byapfuye kandi birahari, kandi bizaba bikorwa mugani mu buryo butanamenyerewe niko navuga, nuko ubu nta mwanya dufite, ariko ngo mbe najya mu muhamagaro wa Nehemiya n'uwa Ezra nk'ibi byo kwihana. Nta nubwo umuntu yihana ibyaha byo gusa, nta muntu yihana ibyaha byo gusa, wihana ugarira rusange nabyo biri mu muhamagaro wacu. Ubwo na tuzabisobanura mu minsi iri imbere, abantu wenda banatungurwe nuko turi kwihana mu buryo batamenyereye, ariko ubwo tuzashobozwa. Icyo nashaka kukubwira nuko uwo muhamagaro w'ubusaninyi, w'ubwunzi, w'ubuhuza, donc yego, ibi byose biri mu byo duhamagara mu naho mu bwami nyirizina. Ndetse byose ntizabikorerwa mu bwami, donc ubwo ibyo nibitwinjiza muri ubwo bwami, niba ko navuga mu buryo bwa mbese ni kwa kundi wenda curieusement ni kwa kundi umuntu yavuga ati se uzaba uri député national, uzaba uri préfet, kujya utambajije se niba ndi umwami nko kwambajije ubushize. ubushize warabyamaganye, ubushize waranyamaganye. Igihe mpitamo kuba ko ndi umukozi w'Imana n'ubu ari byo. Ese ubu ntudushyize mu rujijo? Urujijo rw'iki se ko ndi Nehemiya nk'abana na Ezra, donc mu murimo w'Imana harimo imirimo myinshi, harimo imirimo y'ubuyobozi, harimo imirimo yo gufasha abandi, harimo imirimo yo gusobanura za gahunda. Ibyo byose rero navuga yuko nshobora kugiramo umumaro, ariko nyine nk'uko tubivuga, ariko nta mwanya specifique iby'imyanya se nyine ndabaza kubera ko nanjye mbambazwa. Niba hari abashaka kumenya ibyo nkora muri iki gihe, nyine ngenda umujyanama, wadukanye ibintu, ndi umujyanama mu itorero rya Yesu Kristo rya nyuma turimo none. Hanyuma rero noneho Repubulika Demokarasi, reka twumve ngo byavuyeho, ubwami bwaje, nyine ndumva imirimo ni myinshi kuri buri wese, ariko nyirizina Ambasaderi Mbonimpa Jean Marie, noneho ubwo uri bibiri, uri duburi. Nuvuga ngo Ambasaderi Mbonimpa Jean Marie, ubwo ni ibifatika. Hanyuma Nehemiya Ezra ni ukushyira ibintu mu buryo gutegekwa kwa kabiri, ibintu byose amategeko. Hanyuma Nehemiya agasana ibintu byose byangiritse. Yego, kandi nyine muri uwo murimo nuko nta mwanya umuntu aba afite wo kujya mu mateka ya Bibiliya. Nehemiya azwi nyine nk'uko wari mubyibutsa nk'umuntu wasaniye inkike z'i Yerusalemu zari zarasenyutse igihe ubwoko bw'Imana bwari bwaragiye mu bunyago, ariko yanafashije mu gushyira ku murongo umurimo w'iyobokamana, ashyira ku murongo abatambyi, kuko hari ibintu bimeze nk'akajagari donc mu murimo w'Imana. Noneho rero akoresha position yari arimo mu kugarura ordre cyangwa se gushyira ibintu ku murongo no mu murimo w'Imana. Ari nabyo Ezra yakoraga. Ezra we mu by'ukuri yari cyane cyane mu murimo w'Imana, ariko Nehemiya we
yajyaga no mu byerekeye ubuyobozi bw'igihugu nari ko umuntu yabyita. Ubwo rero tutarondogoye ni ukuri aho nzaba nkenewe hose, ari mu itorero, ari mu buyobozi bw'igihugu, ndumva nazagira umumaro nshobojwe, kuko nk'uko ijambo ribitubwira dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga, kandi ubundi tukaba abagaragu ba Nyagasani, tuvuga tuti ibyo dushaka biba ari byo bidukorerwaho. Reka akanyuma, Mbonimpa ubu ngubu arekora iki? Mbonimpa ntabwo mvuze Nehemiya. Mbonimpa arimo gukora iki? Arategurwa gukora iki? Mbonimpa uramutandukanya na Nehemiya se? Mbonimpa arategurirwa iyihe mirimo? Yategurirwa cyangwa yari gukora? Yari gukora, ndashaka yategurirwa. Utaha nzakubaza ibintu byinshi cyane, kubera ko nanjye ntabwo mba norohewe, abantu baba bamereye nabi. Ariko se ibyo nibyo abantu bakubaza cyangwa nibyo witekerereza ko ngabo abandi bavuga ngo ariko wenda abantu bashobora kuba bafite amatsiko. Ni ukuri abantu bashobora kuba bafite amatsiko, ariko iyo tuzi umurimo w'Imana, niko navuze, turi mu murimo w'Imana mbere na mbere, nicyo dushyize imbere, ni ukuri. Imana ikadukoresha aho dukenewe, kandi umurimo w'Imana ukorwa muri gahunda. Umwuka Wera niwe uyobora gahunda zose mu by'ukuri, kandi turi mu guharanira n'icyubahiro cya Kristo mu karere k'ibiyaga bigari, ngo bikazakongeza n'isi yose. Ubwo igihe kizagera tuvuge no ku bubyutse nyine, kuko ubwo bubyutse nyine burimo ubu ngubu, umwuka burahari rwose. Mu bahishuweho mu bururanga ibintu bigiye kujya bigaragarira amaso. Ntabwo nigeze mbibona. Ubwo rero imirimo irahari, ni myinshi, ni ukuri. Imirimo ni myinshi iduteguriza kugira umumaro nyine mu bubyutse, iduteguriza kwamamaza Yesu Kristo, kugaruka kwe. Urumva rero ibikorwa ni byinshi, kandi ngira ngo si ngombwa kuvuga ngo nkora umurimo uyu n'uyu, ku wa mbere, ku wa kabiri ngakora uyu n'uyu. Donc turi muri gahunda y'Imana, kandi ibintu biri kugenda neza. Ni ukuri turashima Imana, kuko ari bivuze, bene data dufatanije urugendo, abahishuwe bazakoreshwa mu itorero rya nyuma rya Yesu Kristo mu bubyutse, turi gukozaho imitwe y'intoki, ndetse tuburimo deja bwaratangiye, ahubwo nuko wenda butari bwagaragarira amaso abandi bashaka ngo bigaragara, ariko burahari rwose, burahari, ndetse mwene data yaraburirimbye. Ahubwo Imana ishimwe. Mbere yuko indirimbo ijyaho, nagira ngo ngushimire cyane, kandi n'ubutagiye uzakenererwa uzaboneke. Hanyuma nkongera nkibutsa, nkakangurira bene data ko bashonje bahishiwe, inzaduka ziraje, ibishya biraje. Nkongera nukuri nkanezererwa abahishuwe cyane. Ndabanezererewe, Imana irabanezererewe, Mwuka Wera tunezererewe rwose, kuko igihe cyageze, ni umunezero mfite mwinshi cyane. Ndabasuhuje kandi bene data dusangiye iki gisirikare, haleluya, turimo gutozwa n'Umwuka Wera, kandi rwose urugamba Yesu yararutsinze, byararangiye. Yaratubwiye ngo mu isi tugira imibabaro, ariko duhumure, yanesheje isi. Rero mwese nanone buri munsi buri wese ajye yiyevaluwa, kuko nta mwanya, nta munota wo guta. Yesu aduhana umugisha. Ku bw'abandi abatari bakizwa wenda bumva ibi ngibi, agakiza ni Kristo Yesu ni ukumwizera. Ubutaha Imana izaduha umwanya kugira ngo dusobanure ubwami bw'Imana icyo ari cyo. Ubwami bw'Imana mu by'ukuri, ubwami bw'Imana tugiye kwinjiramo, fondasiyo yabwo. Haleluya. Rero nanjye ndabakunda cyane, naho ubutaha vuba, kuko ibintu byakomeye. Ikindi wenda nasabaga uyu munyepolitike ni ukugira ngo ubwire n'abandi banyepolitike ni ukuri bo gutangwa, kuko Imana yabateguye, Kristo abategeye ibiganza nabo kugira ngo baze. Niyo mpamvu wowe wabanjirije, rero numva n'umwanya abana b'ubugingo badashobora kurata. Oya, nibyo. No mu biganiro byashize nakunze kujya mpamagarira abo bene data
b'abanyapolitiki, kugerageza kumenya aho ibihe bigeze, aho bigana, tukamenya ko turi kwinjira mu gihe cy'Imana, kandi ko igihe cy'Imana cyageze nyine umugambi wari ugomba gusohoza. Ubwo rero icyo twifuza ni uko twakwinjirana mu mugambi w'Imana na bene data benshi, barimo n'abo banyapolitiki, kuko mu by'ukuri ubu butumwa wenda amaze iminsi ntambutsa bugenewe nyine abantu bose muri rusange, ariko cyane cyane abo bugenewe mbere na mbere n'abanyapolitiki. Nifuza ko bumva ko mu bihe bije nyine politiki izajya ikorwa mu bundi buryo, mu buryo bwubahisha Imana. Bwubahisha Imana nicyo abantu bagomba kumva. Wenda twarabivuze, ariko wenda tuzajya tubisubiramo ko ibintu byose bitari mu mugambi w'Imana ntacyo bizageza kuri abo ngabo ngo baharanire impinduka, ngo baharanira kuyobora ibihugu. N'ibihombo bihoraho rwose. Ubwo rero turizera yuko ukuri bazagenda bakumenya, hanyuma nka rya jambo nyine tumenyereye tukumva ko kuri kuzababatura kubera ko bakumenye. Kandi kuri ni Yesu Kristo. Kuri ni Yesu Kristo, nawe nzira, niwe kuri, niwe bugingo. Ubwo rero nk'uko twabivuze, hari ruriya rubuga rwa Kristo ku Ngoma, aho abantu bashobora kutubariza ibibazo, aho abantu bashobora gusobanuza. Ubwo rero karibu rwose, kugira ngo tugendane bashaka kugendana n'ibihe. Naho ubundi bamwe nibatareba neza wa mugani, gari ya moshi zabasiga, kandi ntabwo aribyo twifuza. Ndagushimiye nanone ubu usezeye kabiri, nta kibazo. Dukunda abagaruka. Twakiriye nanone ubwami bwa Kristo mu biyaga bigari. Haleluya. Ububyutse, karibu ububyutse. Yego. Ububyutse. Naho ye. Wezo teste mandura yanjye. Ibihe dore bya bihe nimukanguke bwabubyutse buraje. Abayishuwe mwumve ndabibatuye. Iteka yavuze iby'abantu twahanuye kuva kera. dore nk'ibi ntiyagira indatorero we bwabubyutse buraje. Dore ibihe byanuwe birasohoye, bya bihe Yesu yaduteguje ko ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa bugahamiriza amahanga yose yo ku isi. Torero we Bwabubyutse buraje. Uzahera mu mitima imenetse, umuryango bufate igihugu. uzakwira karere n'Afurika yose, namwe kota amasimbi kenyere mwagira ububyutse buraje. Haleluya. Uzahera ku mutima umenetse by'ukuri, ukongeza umuryango ufata igihugu. Uzakwira Haleluya. Nawe utaha vuba muri gahunda yindi, gahunda itwinjiza mu bwami bwa Kristo mu biyaga bigari. Umugisha kuri buri umwe wese ukwiriye, umugisha mwinshi kubahishuwe. Amen. Kubahishuwe, abahishuwe nshuti za Yesu. Nanjye no kuri ntabwo turuhira ubusa. Umuhati wacu si ubusa ku mwami Yesu Kristo, kandi Yesu aratwishimiye rwose. Abageni ba Kristo, nyamuneka iki ni igihe cyo kwatura ibiremereye umuntu, ibyo bimukubuza kwinjira, ibyo biri bukubuze gukoreshwa n'Imana, ibyo biri bukuvane mu mwanya Imana yagutoranirije, noneho ukaba utawushaka kubera ko ntabwo urimo kwitunganya. Nyamuneka twitunganye buri umwe wese.
kuko umuti w'ibikomere nawo waravuguswe kandi uraje. Kandi tugomba kunywa urasharira. Mwese rero mwitegure kunywa umuti. Haleluya.